Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, nizere ko mukomeje kumererwa neza, tukaba tubaha ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Celestin, tukareba imico n'imiterere ikunda kuranga abafite izina rya Celestin. Nkomeza guha ikaze abo dusanganywe mu biganiro n'abashyashya kandi nabo mbaha ikaze, nizera ko aho muri mwese mukomeje kumererwa neza. Celestin rero tugiye kureba Celestin ni muntu ki, Celestin akunda iki, ateye ate, turebere hamwe imico n'imiterere iranga Celestin. Celestin rero ni izina rifite inkomoko mu Kilatini ku izina Celestinius risobanura ukomoka mu ijoro. Bamwe bandika Celestine, Celestino, isi dipende nyine n'ibihugu umuntu aturukamo. Tugiye kureba rero bimwe mu biranga umuntu witwa Celestin. Uzasanga umugabo cyangwa se umusore witwa Celestin akunda kuba mu myanya y'imbere, bityo akumva ko afite inshingano ku bandi yaba ayoboye. Akunda kugaragara neza, yanga ikintu cyakwangiza isura ye, bigatuma akora cyane kugira ngo atazagawa. Celestin rero uzasanga ari wa muntu ubasha gukemura ibibazo, utagira intonganya muri we, kandi akunda no kuganira. Ni umuntu ushimishije kumureba, afite uburyo bwo gusabana, akabasha kwigarurira abandi bantu vuba. Celestin rero uzasanga ari umusore cyangwa se ari umugabo ukunda cyane umuryango we, agakunda no kuwitaho, kwita ku bandi yumva ari inshingano. Ahora ateganyiriza ahazaza, yumva ko nta muntu wigira ubwe, wenda nawe ashobora gukenera abandi, niyo yaba atari abo yagiriye neza. Aba yumva sometime igihe runaka nawe yazakenera abandi. Celestin rero uzasanga ari ba bantu bakunda guhora bahorana gahunda, ibintu byabo byose biri ku murongo, kandi mu mitima yabo usanga ari abagabo cyangwa se ari abasore bigirira impuhwe mu mitima yabo, babasha kandi no gukemura inshingano. Ntabwo bajya bigurutsa inshingano, ni abagabo muri bo bakemura inshingano. Bagira amahoro kandi babanza gutekereza mbere yo kugira icyo bakora icyo ari cyo cyose.
Celestin rero mu buzima bwe bwa buri munsi usanga ari wa muntu wigenga, ukunda kwigenga, yumva ko yakora ibintu yishimiye adashyizweho itegeko na rimwe, kandi kuri Celestin biragoye kugira ngo Celestin ube wamushinja ubunebwe, kuko buri munsi aba ahatana kugira ngo abashe kuba umuntu wigize. Mu bishimisha rero Celestin uzasanga ahanini akunda gufata umwanya munini muri we wo kuba ari kumwe n'abantu, akunda kuba yaba ari kumwe n'abantu, aba ari umuntu abakobwa benshi bifuza kandi bakumva bakundana nawe. Muri Celestin yikundira kuba yaba ari kumwe n'abantu. Nizere yuko rero ubusobanuro bwa Celestin mwabwakiriye neza, mukarushaho kumenya imiterere n'imico y'aba Celestin, mugasobanukirwa inshuti zanyu zifite ayo mazina cyangwa se abavandimwe. Mwakoze cyane kubana natwe, tubasaba abashyashya gukora subscribe bagakanda kuri iyo nzogera y'umweru kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho biboroheye. Mudukore like ku biganiro tubagezaho. Mwakoze cyane, imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe umunsi ku munsi. Bye.